byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi kundi n'iby'agaciro, komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza imari nziza cyane uzagenda ukunda ukanishimira, imari ziri ahantu heza kandi ku mafaranga make cyane ku buryo buri wese yakwisangamo. Twitwa Nzuri Business Group Limited. Icyo tugusaba ni kimwe gusa, kora subscribe kuri iyi channel ukande no kukazogera kugira ngo buri mari yose izajya kuri channel yacu ya Nzuri Market uzajye uyibona mu bambere 5 kuri 5. Tuba tugufitiye amazu meza cyane agurishwa, amazu meza cyane akodeshwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Mu gihe waba ushaka kimwe muri ibyo mvuze haruguru, wagana Nzuri Business Group Limited twakurangira ahantu hari umutungo mwiza cyane kandi ku mafaranga make cyane. Si ibyo gusa, nawe ushaka kugurisha umutungo wawe utimukanwa, yaba inzu, ikibanza, amashyamba cyangwa se ikindi kintu cyari cyose kitimukanwa, watugana nabwo tugufasha gushaka abakiriya bagura ikintu cyawe cyangwa se umutungo utimukanwa wawe mu gihe gito cyane. Hano hawe hakaba haguzwe. Tufite ni service ya property management, aho tugufasha kumanaginga imitungo yawe. Ibyo byose kandi tubikora neza cyane nk'abanyamwuga. Izo service ukoresha zose muri Nzuri Business Group Limited uhazihasanga. Kuri uyu munsi rero ngiye kugutembereza etage nziza cyane nk'uko atangiye ibona ku mashusho. Ni etage nziza cyane iherereye Kabeza, ahantu hazwi nko ku Mucyo, iri hafi ya kaburimbo neza. Ni inzu nziza cyane ijyanye n'igihe. Ni inzu ifite ibyumba 4, ikagira toilette 4, bishatse kuvuga ko buri cyumba cyose gifite toilette, ikagira salo, ikagira salle à manger, cuisine ndetse na stock. Inzu kandi ifite na annex nziza cyane, buri cyumba gifite ibaraza. Ikindi kandi hejuru y'iyi nzu hari icyo bita terasi cyangwa se terasi, nyine ahantu wakwicara ugafata akayaga. Inzu kandi ifite parking ndetse na jaride bihagije. Igiciro cy'inzu ni $130,000, ariko zishobora no kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri etage nziza cyane iherereye Kabeza ku Mucyo, wahamagara 0788866797 cyangwa wahamagara 0788230123. Sibyo gusa kandi ushobora no gutangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, haba kuri YouTube ugakora subscribe, kuri Twitter, Instagram ugakora follow, ndetse no kuri Facebook akanda follow, ubundi ugatangira kubona ibikorwa byacu byinshi, imari nyinshi cyane kuri izo platforms zacu ziye zitandukanye. Abariho imari nyinshi cyane kandi nziza cyane. Kazi cyane muri Nzuri Business Group Limited. Dufite n'ahantu dukorera, dufite biro, duherereye ku Muhima hafi ya Feruje zo ku Muhima. Iyo hageze utubona inzu ya Mastafari ahiya ni Soshema House, aho ngaho niho dukorera. Dukora muri etage ya nyuma, umuryango ureba ku Gisozi. Kazi cyane muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ugeze iwacu aba ari umwami, kandi services zose dutanga mu buryo buri professionnel.